Dr Inshuti yakomeje kwandika agira ati amahitamo nakoze kuva nkiri mu mwuga w'ubuganga nayakoraga ndi kurengera umurwayi wabaga urwaye. Rimwe na rimwe hari aho nageraga nkaba nk'umusazi kubera gushakisha igisubizo. Ibyo byansabaga gutuza ndetse nkaha umwanya ibitekerezo bigatembera inzira zose biri gushakisha icyafasha umurwayi. Nabikoze kubera urukundo rwinshi nari mfitiye umwuga, byari umuhamagaro nahawe n'ibihe. Sinari kubikora nabi kuko ubuzima bw'abantu aba ari ingenzi mu mibereho y'igihugu icyo ari cyo cyose. Sinari umuganga w'umuhanga kurusha abandi, gusa kunanirwa kuvura umuntu byo sinabikundaga. Buri murwayi wese wangeze mu biganza namwifurizaga gukira ndetse nkabimufashamo. Isheja ntiyari umurwayi gusa, yari umukobwa nakunze. Kumwitaho kwari ukwiyitaho gusa, cyari ikibazo nuko yakundwaga na buri wese. Byari urubanza rwo kumuvura ndetse no gutsindira umutima we. Uwo munsi ku bitaro hari hacitse igikuba ku basanzwe batamenyereye ko ibyabaye kuri Murengezi bisanzwe bibaho. Kuba yaragiye gusezererwa isuzuma ryagaragaje ko yakize ariko bikanga kongera akarwara, ibyo ntacyo byari bintwaye. Ahubwo icyari kimpangayikishije n'icyamuteye kurwara. Byari urukundo yakunze Isheja, kandi Murengezi yari umurwayi ngomba kwitaho ndetse n'Isheja akaba umurwayi ngomba kwitaho, nanjye nkaba mukunda. Ubwonko n'ubwenge ntibyagiye kure, byansabye gukomeza kwita kuri Murengezi ndetse n'ikibazo cye nkahangana nacyo mu gihe amarangamutima yanjye yari ari kunjyana kure ya Murengezi, ambwira ko umukobwa nkunda bari gushaka kumunyiba. Ngomba kumenya ko urukundo ari intambara nk'izindi zose. Nari nicaye mu biro bya nyir'ibitaro Irakiza, nawe anyicaye iruhande. Yari amaze kuba inshuti yanjye nubwo yari umuyobozi. Nari ndi gutitira intoki ndi kwitsa imitima kane mbere y'uko umutima utera. Nuko arambaza ati nshuti, kubera icyo udatuje? Naramurebye abona umubabaro mu maso yanjye, akomeza kumpumuriza nk'uko yari ari kubikora agira ati wikwirenganya, reka gucira umutima wawe urubanza, wakoze uko ushoboye. Ibitekerezo byanjye byari byashyushye. Wakibwira ko mfite umubabaro kubera Murengezi ntamenye ko ari urukundo nkunda Isheja. Irakiza yarebye aho ibihe bigeze, asubika inama yari afite ijyanye n'ubucuruzi bwe, nuko ansaba ko tujya iwe. Sinazuyaje, naremeye, twinjira mu modoka turagenda. Inzira yose nagiye ndi gushakisha icyo nzakorera iyo mitima yombi ifite uburwayi ndetse n'urukundo. Amarangamutima yari ari kunsunikira kwemera inama nagiriwe n'akaje guhakwa, ariko ubwonko buri kubyanga. Twageze kwa Irakiza, njye nawe nta jambo tuvuganye, amikaze mu rugo rwe rwiza cyane. Urugo rwe zari inzozi z'abasore benshi barotaga, ariko kuzigeraho ntibisaba kurota gusa, bisaba gukora, ukongera ugakora, ugacika intege ukagwa, ariko nturambarare. Isi ikakugora, ikakubuza kugenda, ugakora ibishoboka byose, ukarema inzira mu ishyamba ry'inzitane ugakomeza. Aho bigoranye ukagendesha amaguru, ukarenga gukambakamba. Amavi yananira ugakoresha intoki, ariko ntusubire inyuma, ugakomeza kugenda. Benshi muri twe dufite inzozi ndetse n'ubushake bwo kuzigeraho. Amanywa nijoro ntadusanga dupfumbase uburiri, imigongo yaraye ihetamye. Ubwonko ntitubuha ikiruhuko, tuba dutekereza gushakisha aho twamenera tukagera ku byo dushaka, ariko abenshi basigara mu nzira kubera gucika intege. Bakumva birarangiye, bagata ibyo baharaniraga mu gihe kirekire, bagatangira gushaka icyo bazitwaza igihe bazabazwa impamvu bataye inzozi zabo. Nubwo impamvu waba uyifite ntibiba bihagije kuvuga ko wananiwe, kandi hari abo mwasangiye inzira bo bakomeje mu gihe kimwe nk'icyawe. Bamwe barebaga ikirere bakabaza umuremyi baho tutazi, bakamubaza impamvu amahirwe atabasekeye. Nyamara bakoze mu nzira banyuzemo bakayirengagiza, ntibayishyire mu mpamvu zatumye batsindwa. Nuko byose bigatererwa kubura amahirwe. Uganira inkuru ye yo gutsindwa akaganira atera agahinda aba yumva. Kubona urwego Irakiza yari ariho byamaga icyizere cy'uko nanjye nzabigeraho, ariko ntibyari gukunda amarangamutima atari ku murongo. Nabanje koga umubiri wose nk'uko Irakiza yabinsabye. Numvishe nduhutse
kumva impumuro y'ibiryo biryoshye imeze nk'ibyo Uwase ajya ateka iyo yaje iwanjye. Negereye uruganiriro nsanga Irakiza nawe ntawe uhari. Nazamutse hejuru ku ibaraza riri hejuru y'inzu, aho uba wicaye ureba ubwiza bw'umujyi wa Rubavu, izuba rirenga ku mugongo w'amazi y'Ikivu, umuyaga utera ubwonko kuruhuka. Naho nasanze Irakiza adahari. Namwandikiye ubutumwa mumenyesha ko ariho ndi. Ngumaho ndeba ibidukikije mpugisha ubwonko nsa nk'uwibagiwe ibyari inkuru zo ku bitaro, ariko sinari kwibagirwa Isheja we yahoraga mu bitekerezo byanjye nk'uko bimeze ubu. Nari nicaye mbona ubutumwa bw'Uwase ntigeze nsubiza. Ntiyambazaga byinshi, yambazaga uko naramutse. Nabanje kwibaza icyo gukora mpitamo kumuhamagara. Yanyitabye yishimye, bwari ubwa kabiri muhamagaye kuva nahura nawe. Binezeza umutima kumva uwo ukunda guhamagara cyane iyo aguhamagara avuga izina ryawe. Uwase yari atuje, mbanza kumubaza niba ntamubujije gukora akazi. Yansubije amwenyura ambwira ati oya, ni wowe wibanze mu buzima bwanjye. Yari amagambo meza avuye ku muntu nkunda, ariko nifuje ko avugwa n'Isheja. Namweretse ko binshimishije, mubaza uko yiriwe muri rusange. Nashakaga kumenya uko umunsi we wagenze. Ntiyagiye kure gushimisha amatwi yanjye. Yambwiye ko yarankumbuye, yumva ashaka kumvugisha ariko akanga kubikora kuko yibwira ko ndi mu kazi kenshi. Yahise akomeza nshimira ko muhamagaye, nawe ambaza uko niriwe. Nk'ibisanzwe Abanyarwanda tubanza kuvuga ko ibintu byose ari byiza, ariko ufite amatwi yumva gusobanukirwa amarangamutima ataravumbura. Uwase yumvishe guhumeka kwanjye amenya ko ndi kumubeshya, nuko arambwira ati mbwira niba hari icyakubabaje. Ubuzima bwacu buhoramo ingorane, niyo waba ukomeye ute ntubura aho ugera umutima ugacika intege ukumva urananiwe. Ubuzima ukabwanga ukareba epfo na ruguru ugashaka uwagutabara ukamubura. Aba ari iby'agaciro kubona umuntu uhora witeguye kugutega amatwi, ukamuha amarangamutima yawe y'agahinda, akihanganira kuyumva atakujora, akakumva atinuba, akaguha umwanya we wose, akirengagiza ibyo arimo, akakwitaho niyo waba uri kure ye. Umuntu nk'uwo aba ari uw'ingenzi, adufasha gucuma ubuzima n'iyo byanze aba haraturemamo icyizere. Adufasha gutura imitwaro iba iremereye ubwonko bwacu, agasangira natwe intimba n'ubwo ibikomere bitamugeraho. Ahari aba yumva uburibwe twe tuba dufite. Umuntu nk'uwo naza mu buzima bwawe uzamukomeze, kuko numubura kuzabona undi bizakugora. Ntabwo ibihe bihora biguha amahirwe yo guhorana umugisha nk'uwo ukawupfusha ubusa, mu gihe muri buri nguni y'iyi si haba hari abantu bari gutabaza batakamba binginga ngo ibihe bizabahire nabo bagire umuntu nk'uwo kubumva. Uwase yakomeje guhatiriza, nuko mubwira ibyabaye ku bitaro. Namubwiye igice cyabyo, sinamubwiye ko Murengezi arwaye urukundo akunda Isheja. Namuganiriye iby'ukuntu twari twiteguye gusezerera umurwayi nuko akongera akarwara. Imbaga yose yateranye, abayobozi bakuru mu nzego zikomeye z'igihugu bari bari aho. Mubwiye ko ari Murengezi umurwayi twajyanye kurya muri resitora ye, numva ndushije agahinda. Mu ijwi rituje yarambwiye ati ihangane kandi wongere ugerageze, ndabizi urashoboye, uzamukiza. Naramushimiye ko aneze amatwi, ahita ambaza niba ndi mu rugo. Yari ashaka kuza kunsura akampumuriza ndeba nanjye mureba. Nubwo Uwase yanyitagaho, sinari nshaka kumuha umwanya wanjye kuko nari nzi ko urukundo rwo kumuha ntarwo mfite. Burya umwanya uduha imitima ituri hafi, bisobanura urukundo tuyikunda. Nubwo indyarya nazo zitanga umwanya zigashingura imitima y'abandi, ariko igihe gisobanura byinshi mu rugendo rw'ubushuti ndetse n'urukundo. Umunyarwanda yarabibonye aca umugani agira ati ifuni ibagara ubushuti ni akarenge. Nahakaniye Uwase mubwira ko ntari ku bitaro ndetse ntari no mu rugo, ahubwo ngiye gusura umuyobozi nyiri ibitaro. Uwase yagize ubwoba akeka ko bagiye kunyirukana. Ndamuhumuriza mubwira ko ibyo bisanzwe bibaho ku bitaro, bitatuma birukana umukozi uwo ari we wese. Nasezeye kuri Uwase mwifuriza kugira akazi keza, nawe akomeza kunsaba kwihangana ndetse no kudacika intege kubera ibyabaye ku murwayi wanjye. Nakuye telefone ku gutwi, ntungurwa n'ijwi ry'Irakiza ambaza niba umuntu twari turi kuvugana ari umukunzi wanjye.
Naramwenyuye ndamuhakanira, narahindukiye ntungurwa no kumubona yambaye imyenda y'abakozi bo mu gikoni afashe isahani nini imeze nk'iyo mu mahoteli, iriho ibiryo by'amoko atandukanye yabiteretse aho ku meza. Nanjye nkomeza kumureba nuzuye amatsiko, arambaza ati ufite amatsiko y'iki? Ndamubaza nti ese ni wowe watetse? Yikirije ari kumwenyura mbona biratangaje kubona njyewe ntekerwa n'umukuru w'ibitaro nkoramo, nubwo yafataga abantu neza aho ho nari ndi kubona yarengereye. Irakiza yari umusore mwiza uca bugufi, nta muntu yahutazaga. Yarongeye asubira mu nzu azana uducuma turimo urwarwa natwo adushyiraho ku meza. Naramushimiye mubwira ko antunguye, ntari nzi ko azi guteka. Nawe aramwenyura ambaza ukuntu yari kubaho mu mahanga atazi kwitekera ibyo kurya. Namubwiye ko abakire benshi nkawe baba bafite abakozi babakorera byose, ansubiza ko abakozi batamubuza kwitekera igihe yumva ubwonko bwe bunaniwe ashaka kuruhuka. Yambwiye ko gukora imirimo imwe n'imwe yo mu rugo bimuruhura, akagarura ubwonko ku murongo igihe buba bwagiye. Twasangiye ibiryo byari biryoshye cyane, tukanyuzamo tugasoma no kurwarwa. Nuko arandeba arambaza ati ese kutajya uganira inkuru zawe z'urukundo ni ukubera iki? Nikije imitima sinari nzi icyo kumubwira, sinzi aho nari buhere mubwira ko nkunda Isheja. Nubwo yari amaze kuba inshuti yanjye ariko yari umukoresha wanjye. Namusubije ko mbona urukundo rugoye. Arakomeza arambaza ati ese nawe utinya gusara nka Murengezi? Naramwenyuye musubiza ko ruriya rwego ntarugeraho. Nawe araseka aransubiza ati aho umugabo aguye ujya urenzaho utwatsi. Gusa yakomeje kundeba mu maso abona ndacyahangayitse, nubwo nari ndi kugerageza kubihisha. Ariko nk'umuntu wabaye ku muhanda wahuye na benshi bagendana ibikomere bakagerageza kubihisha, yari azi amaso ari kubeshya ndetse n'ari kuvugisha ukuri. Jye n'Irakiza twamaze gufata ifunguro dusigarana uducuma mu biganza byacu. Ibyo yari ari gukora byose yari ashaka kunduhura, ariko yari ashaka kwiba umunaniro w'ubwonko bwanjye. Nuko arambwira ati niba hari ikindi kintu cyagushimisha niwifata umenyeshe. Uyu munsi ni uwawe nubwo bitagenze neza, ariko wakoze uko ushoboye, ukwiriye igihembo. Irakiza yari afite ubushobozi bugura ibintu byinshi nari nkeneye, ariko icyo nari nshaka cyari kure y'ubushobozi bwe, ndetse nta muherwe n'umwe wo muri iyi si wari kubasha kukimpa mu kanya nk'ako. Icyari kunshimisha ni ukubona Isheja aza asanga aseka amaseka atari ay'uburwayi, nuko akampobera akambwira ati ndagukunda, tuzisha umutima wawe. Iryo jambo ni iki nari gutanga ngo ryumve rivugwa n'Isheja? Ubutunzi ntibwari kugira icyo bumfasha, ndetse n'imbaraga z'ubwonko nazo ntacyo zari kumfasha. Irakiza yakomeje gusangira nanjye, arongera arambaza ati niki kiragushimisha? Nikije imitima ndamubaza ni wowe mu mwanya nk'uyu ushimishwa n'iki? Arandeba abanza gutekereza, arambwira ati icyanshimisha sinakibona muri uyu mwanya. Njye nawe twari duhuje ikibazo, abantu twakundaga bari kure. Isheja yari kure yanjye mu buryo bw'amarangamutima ye, na se w'Irakiza nawe yari kure ye mu buryo bw'umubiri. Yari akeneye isi iruhande rwe, akamuha byinshi atamuhaye mu buto bwe, akamubaza ibyamvahe na njyayo, ariko ntibyari gukunda. Yazamuye agacuma arambwira ati ubu umutima wanjye wasatuwemo ibice bibiri. Igice kimwe kirimo urukundo nkunda data nubwo ntabasha kumubona, ikindi gice kirimo ndi gukunda umwana w'umukobwa ariko sinabasha kumukunda. Naratunguye kuko ikiganiro cya mbere nagiranye n'Irakiza yararahiye arahira yirenga, ambwira ko atazigera akunda igitsina gore kuko nyina yamweretse ubunyamaswa bwinshi. Niyamuhaye urukundo ari umwana muto arukeneye. Yabonye ko natunguwe arambwira ati inama wampaye umbwira ko mu bantu bose habamo abeza n'ababi, nayunze ko yo data yampaye ubushize, ambwira ko niba nshaka ibyishimo byuzuye muri ubu buzima ngomba kugira uwo nkunda. Irakiza yakomeje gutungura amatwi yanjye agira ati ubu ndi kumva urukundo ruri kunsanga, gusa sinzi icyo narukoresha. Sinigeze nkunda, yewe n'igihe nakunzwe nabihungiye kure. Naramurebye nzamura agacuma, nawe azamura ke dukozaho, nuko turasoma.
Inkuru abantu baganira nizo zisobanura umubano wabo ndetse zigakomeza ibihe byabo. Inshuti zisangira inkuru ndetse zigasangira n'ibihe bigoye biba biri muri izo nkuru. Irakiza yambwiye ko afite uwo akunda gusa ntiyambwira uwo ari we. Nanjye sinagize amatsiko yo kumumenya kuko nibwiraga ko ari umukobwa wo mu bakire ahantu kure njye ntabasha kumenya, gusa namusabye ko yabimubwira kuko natabimubwira bizabangamira amarangamutima ye. Yaramwenyuye ambwira ko bitakunda ko abibwira uwo mukobwa ko amukunda. Mubajije impamvu arambwira ati biragoye, mbimubwiye ntiyabyumva, yewe niyo yabyumva ntiyabisobanukirwa, ndetse abisobanukiwe ntiyamenya ibyo ari byo. Ayo magambo niyo yanteye kwibaza uwo mukobwa ari we. Ndamubaza ni uwo mukobwa yitwa nde? Yanze kubeshya kuko ntawe ubeshya ndetse ntiyamumbwiye, ahubwo yarambwiye ati nshuti, kera nari mfite inshuti yigeze gukunda umukobwa wa guverineri w'umujyi twabagamo. Icyo gihe nari nkiri mu myaka 18. Ubuzima bw'iyo nshuti bubarizwa ku muhanda. Ntitwari twemerewe kugera mu bice uwo guverineri yabagamo, ahubwo naherekezaga iyo nshuti yanjye ku kigo uwo mukobwa yigagaho kugira ngo byibura babashe kuvugana. Bombi barakundanaga ariko urukundo rwabo rwari rugoye. Uwo muhungu nta babyeyi yari afite, gusa se w'uwo mukobwa yakoze uko ashoboye arwanya urwo rukundo. Buri gihe turi twenyine nabonaga ukuntu uwo muhungu yabaye umusazi kubera urukundo rudashoboka. Namusaba kubivamo akambwira ati ese ndabivamo kandi atari njye wabyizanyemo? Iyo nteruro y'icyo gihe nayifataga nk'iy'abasazi, ariko uyu munsi nibwo ndi kuyisobanukirwa. Nanjye ndi kurwana n'umutima ngo mve muri urwo rukundo rutazangeza ku gasongero karwo, ariko aho kubivamo biri gukura buri uko umunsi ukura. Irakiza yandangirije inkuru y'urukundo rw'inshuti yagira ati ababyeyi nta kindi bifuriza abana babo kitari ubuzima bwiza. Akenshi abana baba babifata nk'urwago cyangwa kubabuza uburenganzira bwabo, ariko ababyeyi baba baranyuze muri byinshi, baba bazi ikiguzi bisaba kugira ngo ubeho ubuzima unezerewe. Uwo guverineri si urwango yabikoranye, ahubwo yari ari kurinda umukobwa we, ahubwo amurinda ubuzima bubi bwari kuzamubabaza. Guverineri yanze gukomeza guhangana n'umukobwa, nuko adutumaho tujya kumureba. Twamugeze imbere nta kintu dutunze, yewe itasi yari afite mu kiganza ryari rirusha agaciro imyenda twembi twari twambaye. Guverineri yatwicaje mu nzu ye nziza. Twe twari twiteguye gukubitwa ndetse no kubwirwa nabi, yewe byanarimba tugapfa, kuko umubyeyi urinda umwana we ntacyo aba atakora. Gusa ibyabereye aho byaradutunguye njye n'inshuti yanjye. Guverineri yahamagaye umukobwa we amwicazaho, ndetse ahamagara na nyina w'uwo mukobwa, bombi abicazaho. Nuko guverineri areba mu maso y'uwo muhungu, amubaza mukanga agira ati niko sha, ukunda umukobwa wanjye? Yabivuze mu gifaransa kuko nicyo twakoreshaga. Umuhungu yemeye nawe avuga mu gifaransa amubwira ko akunda umukobwa we bihebuje. Yabivuze ashize amanga. Ni njye mwirabura wari uri aho, bose bari barugigana. Guverineri yambajije niba nabihamya ibyo uwo muhungu avuze, nanjye ndabihamya. Guverineri yarahindukiye areba umukobwa we amubaza mu gifaransa niba akunda uwo muhungu. Umukobwa yemera afite ubwoba. Guverineri yatumye ikaramu ndetse n'urupapuro barabimuzanira, nuko atangira kwandika natwe twibaza ibyo yandika n'amatsiko menshi. Nyuma y'igihe guverineri yarangije kwandika, nuko aduhereza urupapuro turarusoma. Natunguwe n'ibyari byanditseho. Yari amasezerano yagiranye n'uwo muhungu ko azamuha umukobwa wari uko yujuje miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda kuri konte ye. Yari amafaranga menshi, kuyabona mu buzima twabagamo byari bigoye. Gusa amahitamo y'urukundo yasunikiye uwo muhungu gusinya ayo masezerano atabanje kuzuyaza. Guverineri ntiyigeze amuha igihe, ariko yaramubwiye ati sinkeneye ko umukobwa wanjye azasarira hano. Twahanye ibiganza na guverineri, nuko turasohoka turagenda.
Nagiye mbwira umuhungu ko bidashoboka, nawe agenda ambwira ko bishoboka keretse niba azaba atagihumeka. Twageze ku muhanda aho twabaga tureba uko hameze, twibaza inzira twabinyuzamo ngo tubone amafaranga angana utyo ngo babone kuduha umugeni. Ukuri ni uko byari bigoye, byari bisa nko kudutuma kumanura ukwezi mu gicu tukakugeza ku butaka. Gusa uwo musore yagize ukwizera ansaba ko duhindura imikorere. Twakoze amanywa nijoro, buke buke turizigama tugabanya inzoga n'ibindi byadutwaraga amafaranga. Twakoze imirimo myinshi itandukanye njyewe n'uwo muhungu, ari nako urukundo rwabo rukomeza kujya imbere. Birinze iby'urungano, umukobwa b'imfura arinda isezerano ryo yari yarahaye umuhungu. Igihe cyari kiri kwihuta ariko natwe ntitwacyoroheye, twakibyaje umusaruro. Ntacyo twitayeho njye n'uwo musore. Twabanje gushinga uruganda ruto rukora ibikomoka ku ifarini. Urwo ruganda rwaje gukura ndetse rurakomera cyane. Ubuzima bwacu turabuhindura. Byadutwaye imyaka 4 kuko icyo gihe nari mfite imyaka 23. Amajoro twaraye ndetse n'amanywa twagiye. Ibyuya twabize byateye isi gutitira nayo iduha amahirwe. Twari dufite intumbero yo kugera kuri miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Twarazirengeje ndetse turazikuba mu gihe twafunguraga uruganda rwacu. Guverineri yari ahari ndetse yubahirije isezerano rye. Aho uwo muhungu umukobwa nk'uko yabisezeranye. Irakiza yarangije kuvuga iyo nkuru y'uburyo yabonyemo ubutunzi bwe, arambwira ati aho niho nigiye isomo ry'uko ikintu cyose nshaka ngomba kukigeraho ndetse nkakibona. Nawe niba hari icyo ushaka giharanire ndetse ukibone. Iyo nteruro niyo nashingiyeho mpindura byose, niyemeza gukora ibyo kaje guhakwa yansabye. Yari inzira igoye ndetse yuzuye amahwa ngiye gukandagizamo ibirenge byanjye.